Ndi umuhungu w'imyaka 25. Nanyweye itabi kuva kera, ariko itabi nanze kurireka pe. Ngubu rwose uko mbibona sinzi icyo ngomba kuzakora. Yo, iminsi myinshi giko. Iminsi myinshi. Ariko sha usigaye uri ku mucyo. Yo, igose, ariko nasigaye meze neza nukuri. Byandenze ukuntu uri gusa. Aha, reka nabirenze tu. Ahubwo mbwira sha amakuru ya wa muntu wawe. Wa muntu tumaze iminsi twaratandukanye. Reka da. Nibyo cyangwa uri kumbeshya? Sha nabonye nje nyine na gahunda afite mitamvyikorera. Uko bimbabaje. Uziko ngiye wa undi wanje yari yambwiye. Ngize tuza tugiye kujyana muri stade kureba umupira, ariko namubwiye ati nyine mfite gahunda nyinshi uyu munsi ntago naboneka. Atugenda nyine nkomeze urugendo. Gusa nsubirize wa bantu nyine. Ahari sawa. Kipanga buri munsi mpanga di uzipfe. Ejo muri liboro ko tugiye kurya. Yarambabaje ariko. Ura mukitasiye se buri bundi yaraturutse nkabura koko. Yaraturutse koko. Naburiye rwose niba jana turitswe kuyangaza gutesha boro ko tugiye kurya. Ariko buriye nzanye mpanga diru buri munsi mpanga diru nimara kuzipanga hagira baza bazivangamo akunda ariko ngubu are umuntu kumagara n'indera ni cya David Mark. Yo David. Allo. Yo. Uri ese mani jama. None waruje kundeba. Shagene uyu munsi nirwe hudu nta nubwo rigeze ntembera kabisa. Mugezeze. Uri kumwe na Kakibo. Kazane hano gera ari nyine nanjye ndi home zo tunaganire kuntu turi buzikora. Aziko mwana ni page yanjye irimo irashira ba. Wapi mane ntabwo ucura subizi ko njye mafite ipaki mu rugo se. Wewe ugoye comoka wango kanare.
sawa. Bimeze bite kapo? Iriya bimeze bite kintu? Dore ikiganza kizagikomye kimwe cyashyira imbere nabi. Fata pisi wa kintu. Umva nkubwire. Bivuge se neza ma. Itizanira ntebe iri hari. Nirukana cyane. Kibobo ku mihanda. David, kino gipeturo ni wasanga isuko kijyana ahantu kikatwibeta kikazishyirwa mu bintu byacu. Nisi wakibarisha imana no kukibona sikikwita kwesha n'ikikura muri byari byo nkijyana ese imana. Ese biriya bintu kirimo ni ibiki imana? None ibyo ni ibyayo mubyimenyere musirere ukwanyu. Nje nihigire nyene mu ngazi ngashyira mu gifu bro. Akundi peti bite byawe. Peti ubu ni wasanga uzi twibeta ukajya kunywa ibintu ukazituvangira. Ese buri mu biki? Makora atayafuza imyenda. Peti ubundi uyu munsi ni kuwa kangahe? Sigiye mfite like 100 ma. Jama kimwe cyane wasanga uzi kijyana ahantu kikibeta kikaza kivanga ibintu byacu. Abwo se bro, kuko amakuru atabanitse ibyango waretse tukajya kwigirira amana. Peti nzakuraburiza. Kibo, Uri kuzana indi mico tutazi yari. Mico mokereza. Amakuru atose. Twatakaye baki. Wani tu waro. Umva